ariyo mpamvu uru yicano iteka yajyaga kumukoresha kugankoresha n'umunsi ava gukora pranka yo ku kibuga cy'indege ngo agiye kwivuza hehe bari muri Kenya nabwo bavuyeyo ariyo mpamvu message yayeretse Joel ntayereke Kamana kuko Kamana yangaga amafuti ntabwo ajya akunda ubwo busikamo Kamana akagaruka ahita yambuka araza arankoresha njyewe mvuga nkanje kandi nuba ku muryango ntabwo wazana amafuti yo kugumura abantu gusenya ukongera ugashaka ni byiza buriya gusenya ni ugupfusha njyewe uganira n'abantu bashenye hari abagabo nakira akavuga ati niba ari ikintu cyambabaje ni ugutandukana n'umugore wanjye agashaka undi naganira n'abagore akasanga umugore avuga ati ntabwo ari ishema ariko burya umuntu uri mu mwuka izindi mbaraga zo zikwereka ko nta kibazo burya umuntu udatinya muri we udatinya kuko hari uburyo ushobora kuvuga ukabona n'uburyo ushobora gutukana ukavuga kuri ukabona umucongo uhita ubona ukavuga uti ubundi imbere y'umugabo we yitwara gute uvuga ngo ntabwo muzavuga kugira ngo nisige nitukuze kugira ngo usa ntabwo ndi muri competition umugabo ajya kunshaka yaravuze ngo ndashaka umuntu w'igikara naramuvangiye rero yashakaga imvange mu bana naramuvangavangiye warashatse ahubwo wowe abari bavuga ngo bavuze ngo ni igihe wakubanje bibuka kwaka kantu bakase ntabwo ari igihe wakubanje ko si igihe watumye sinyira sheke ntabwo ari igihe wakubanje hanyuma ikara ka video wakoze niko bazogakuriye ku isimbi kandi ubundi aho mwarashwanye ku isimbi ukaza ngo nje kumuvuganira ngo ndasaba imbabazi abagabo wasabaga umugabo imbabazi nde ko ntawe wari ufite ko ntawe yari afite yasabiraga imbabazi abagabo bande ko ntawe yari afite hari umugabo umwe muri Amerika aramamagara arambwira ngo mama w'abana ngo wisabaga binga ntisinakora ko sije kwitabaga binga umugabo ni umugabo iteka azahora ari umugabo kandi mbana nawe umugabo bari umugabo akora nk'umugabo umugabo ntago yivuguruza umugabo ntago akora amakosa ndamubwira niba utarakwa umugore wawe kuko bibiri mbwira inkwano nubwo leta itayivuga ariko biravuga ngo ni wengutse umwara umurongore genda ujye kwiyereka ababyeyi bawe utanga inkwano yego ndabwira niba ngo jye maze imyaka 30 n'ingahe ngo mbana n'umugore wanjye ngo ntago nigeze muko ndamubwira okay ni byiza niba wizera uri umugabo ntuzakosha umukobwa wawe ntuzafate umuhungu wawe umukobwa ntazaze ngo umukoshe kandi nawe umuhungu wawe nawe ntazakwe araceceka nk'umunota ukuri kuraryana ariko uyu mugabo ndamushimira arambwira ngo mama w'abana nsanze ndimbwa kuko sinakoye ariko umukobwa wanjye nzamukosha mu kwa gatanu icyo gihe hari 2 na kangahe ati ndamubwira rero genda ubanze utange makeya yo gushimira umuryango ko wareze none nurangiza uze ukoshe nakubwira iki arambwira turakoze rero no kuvuga ngo ahahise hawe nahawe aho ugeze uyu munsi nahawe ariko reka kugarura ugira ngo abantu baribagiwe sibyo reka kongera gutoneka burya igisebe inkovu yonje ukayitsitaramo ndongera ikabindirana wowe niwe utarakira ibikomere kuko ni wowe udashaka kujugunya hahise kuko uwajije kujugunya hahise ntago wavuga ngo nakoze nashinye sheke mbishaka kandi amafaranga sinayatanze ubundi se uyu muryango ubundi ngewe njyayo uyu muryango nubwo uratandukanya umwana na se ngo bigende bite izi mbaraga ziza zivuga ngo mukase yarambwiye ni imbaraga mbi z'umwijima ziteranya nta wundi ugira umwuka uteranya usibye imyuka y'abarangi imyuka y'abarangi iyo usengeye umuntu urimo abarangi ahita yihindukiza agahita akubwira undi muntu muzumva ibiganiro Pastor Sara yagiye avuga sibyo uburyo biteye icyakabira undi mugabo nakunze bita Mubaraka ngira ngo ni nawe wagiye amusabira anamusabwa yes yaranyandikiye muri message asabira mutesi yarambwiye ati umugabo wa mbere ndiyo umusabiye n'uwa kabiri yo umusabiye kandi uwo ngo niwo muntu wamamaye hano ashinga idini rya shitani mu gihugu ibyo mukompara iyo myuka ari ikiganiro yakoze kuri canimwe ntari buvuge hano ariko avuga ati ubu narakijijwe ariko yakijijwe yari yabanje kugira ari avuga ibimenyetso impamvu yarabimbwiye nuko nigisha kubicanira
avuga ibimenyetso ndabyumva mpita mbihuza. Buriya nuhuza icyo kintu ngo huze n'ikintu Mugwiza avuga uzabihuze. Abivuga ko Mugwiza aravuga ati tukabacwezi, hari abacwezi beza n'abaki, ariko atari kuri hano Umurangi. Ariko giye nkurikije imbaraga yifuje jewe ko duhura, ariko Imana iramuntisha. Yifuje ko duhura tugakorana mu kiganza, akankora mu kiganza akampa ibintu mu ntoke nkuko abandi nkazimya nkuko abibaho. Yifuza ko navuga kuki, ariko jewe ntago muvuga ko mwanga, agira amahoro anagwire. Nagiye na nyuma yabwo mu minsi ishize naramuvugaga mukazana, ariko nsanga niba uzana saga zituma bamuvuga. Nge rero ntago baza bambaza ngo ngwino tuvugire runaka, nge ntiwampamagara umbwire ngo mvugira kanaka. Nge rero mvuga bijyanye n'icyo wavuze kitajyanye n'umuco. Ni ibintu bibiri: umuco nyarwanda, icya kabiri ubukristo. N'umukristo ntabwo waba umukristo ngo utukane ibitutsi, sibyo byonyine. Ariko sibyo ko ntabikora, si byonyine kunyita umwanda. Ndareba ryebwanye nkaryo nkavuga ubundi ndi umwanda. Ugategereza ugasanga hari ikibazo. Hanyuma njye ntago ndi imbata y'aya macano, ariyo nabivugaga ni cano iyo ari yo yose yazaga ikansaba ikiganiro naragitanga. Ishaka ibivutse uwo munsi naragitangaga, ndanagitanga. Ariko aba bagiye baba ku macano abakoresha amaprank. Nizo ngaruka nuko aba bafana be batajya babimenya. Nizo ngaruka zabaye. Ugajya kuri cano uyu munsi ushobora kubaza impamvu atajya ku isimbi. Kubera iki? Irahari. Kuko niyo yakoreraga utagira indi wenda na Cita. Bwashize twabonye ashwana na Cita. N'ibindi nk'ibyo byose n'ayo macano yandi. None kugeza uyu munsi urugendo rwarankoreshaga, nawe ati nanjye reka mbyigane nze hano, nta kibazo kuko si yanjye. Kandi bamyandikira bambwira ngo ngira ngo urugendo ushobora kubabwira nti ndenda kujya gukora iki gikorwa muze tujyane. Bakaza nta kibazo. Nanjye iyo bampamagaye ndababwira nti bakambwira ati iyi nkuru ko dushaka kuduha kuri iyi nkuru, nabwo bakansanga iwanjye. Ukansanga iwanjye. Njye nari nzi ko agiye kuvuga ngo nza aho utuye mu rugo, kuko yari kumwe na Nepa byari koroha, kuko Nepa azi iwanjye mu rugo. Ariko kumbwira ngo nza aho utuye mu mwuka, ngo ni mu mwuka, hagarare duhangane mu mwuka. Ndakubita ikikurimo kikuvemo abazimu bake. Ikimurimo arega nicyo kiro kibwejagura. Ntabwo uyu mugore ni umuntu mwiza, nta n'ikibazo agira. Nyine agira umujinya wo murandura ariko ni umuntu mwiza, sibyo? Ariko ikimurimo kiramushyushya, kikamushyushya kikamubwira ibi n'ibi, sibyo? Ariko ahandi nta kibazo. Iki kikurimo rero kigutera agasuzuguro ko gusuzugura abakozi b'Imana ukabahindura incakarafu. Nicyo kigiye kuvuza ubuhuha. Njye ntabwo nahangana n'uyu, ahubwo ndahangana n'umwuka ukurimo w'abarangi. Kuko niba uwambwiye narwanaga n'ikirere ntazi, umuntu wese duhuye akambwira ati iki kirere urakizi, ati ari ikirere cy'umuntu kuri social media, kandi ikirere cy'umurangi araguhiga buri munsi. Reba, hari abakozi b'Imana agendanye nabo bose, umuntu wamunaniye nuko reka avuza nduru ni Korode. Undi nawe abagore bose se batarangiye ni bande bicaranye nawe, bicanye kuri ni bande? Reba Asiya yamukoze ibiki? Iyo ufashe amajwi nubwo mwakora amabi yanyu mwibanga muri uko mwese nta giti nta mbuye, iyo umukoza amabi nkariya mukagaruka ugatanga vosi, ariko mugira n'ibintu mugatanga vosi kwehereza umuntu, umugabo yabateze. Uriya mugabo nawe ni ikirya barezi mu bandi, arabateze, aragaramye, yambaye. Ujya mu rugo rw'umugabo uri umugore uzi ko biri bugende gute. Twigisha abakobwa ko bagomba gufiyansanya, ariko bakirinda kujya gusura abasore bonyine. Ariko wowe urajya gusura umugabo uri wenyine ukamwoza ibirenge. Ariko ijwi ry'ibyavuzwe byose byaje ahangaha, tubibona ahangaha. Ninde ubakurira amavosi noti mu matelefone yanyu? Ese iziriya voice note zirakwiye ku mbuga nkoranyambaga aho haba abana bato, abana bareba? Ikigo
gishinzwe umuco kireba kugeza ubwo na rutanga rw'amaboko w'umupfumu kabuhariwe aza akagaya abapasiteri. Ni bande se pasiteri? Rutanga aranze, Rutanga se yari ko ataraza ngo asesengure Rutayisire wagiye bakicarana. Kuki aza avuga ati aya mabi sesengura pasiteri, aya mabi muhererekanye ibitsina, erega n'ibingibi ndabijyananye nk'ibya Bosco Harerimana. Urambwira ni gute umuntu akohereza ifoto y'igitsina ukaba ukitunze muri telefone ukaba ukimwongera kumwandikira boroka agasiha igende uhita umuboroka? Uwo ni umupagani. Icyaha cy'ubusambanyi bagihunga biruka, bugasigara ibimenyetso bidafite igihamya. Ariko niba ibihamya bizi bibahamiriza ni ikibazo. Umuntu nta kwanga. Rero jyewe nta muntu nanga hano, ko nta muntu n'umwe kuri cano zose muri YouTube bino nzaguha ikiganiro wunguke utere imbere, sibyo? Njye ntago nakuriraho kuko ntuzi, sinaza nakwigiraho ikizi. Rero njyewe ikintu nje ni uguhangana n'imbaraga zikurimo, imyuka barangi kurimo. Wanshakishije kugira ngo ntange igitambo urambura mbishyire ku mugaragaro, kuko nta makuna ndetse kuza kuntuka kuriya unyandagaza unyitabiriye jye sinabikora, kuko si wowe, kuko wowe ubwawe ntago wabikora. Ahubwo hari izindi mbaraga zikurimo zigukoresha ngo naka ibyo byose ni ukuvuga ngo umuntu wakijijwe akihana ntabwo avuga ibyo bitutsi. Sibyo ko n'umuryango mvukamo ntabwo utukana, cyakoze urashyenga kuko ni imfura, ariko ntabwo utukana muri ubwo buryo. Ubwo rero icyagukoresheje cyo gutukana kandi hirya gato ukagaruka kambeshyira ngo naraguhamagaye, nta nimero yawe ngira, ntayo ngira. Mbaye nyigira naba ndeba sitati zawe, mbaye ugira nimero yanjye uko bifite waba ureba sitati zanjye, simbizi, ntayo ngira, ntabe namba ntayo ngira. Sinigeze nguhamagara, warambeshyeye. Kumbeshyera ko naguhamagaye ntabwo nisobana ku bitutsi wanutse, kuko icyo si ikibazo. Ahubwo ndavuga kuri telefone kumbeshyera ngo unaguhamagaye, nkahita mbihuza noneho nibyo wabeshye bari abana mukavugana ukabeshyera umugore. Mu yandi magambo ni imyuka iteranya ivuga ngo mukase yampamagaye, umugabo agahita ahakana. Uzi icyo bijemo? Njye nkanjye ushinzwe umuryango bizanye ko mukase w'abana ari mubi, sibyo? Ni mubi, mukase w'abana ni mubi wagutera. Njye umugana amajene se ko impungenge tujya tugira kuba ugiye kurongora aba bana, arambwira ati aba bana bazi uyu mugore baramuzi kandi nanjye aranzi. Ntabwo twakwinjira ku mibane kuko ubundi umugabo yapfakaye, ubundi umugabo ntashobora gutinda hanze atarashaka, ntabwo bibaho, agomba guhita ashaka. Buriya abagore nitwe tugerageza kwihangana, ariko abagabo ntabwo bihangana. Ariko igihe yapfakaye nta mpamvu yo guhita adashaka. None niba watandukanye n'umwe mugenzi we bimunanira akavuga ati maze iminsi hari abantu bambwira ati njye numva byanze ngiye gushaka, yaratandukanye n'uwe, ndavuga ni amahitamo yawe. Rero ni ukuvuga ngo iyi ni imyuka yaje kuducanga, sibyo? Iducange, iduteranye, ivuge ngo kanaka nibikingewe. Ntabwo nigeze nguhamagara, nawe urabizi umutima wawe, mvuga icyo wajemo hano. Ariko warakoze kuvuga ko ntuye hirya hahise hawe, ahahise hawe wakoraga amasengesho ukajya mu butayu, nanahakwibutse. Ahahise hawe wabwirizaga ubutumwa bwiza abantu bakihana. Ahahise hawe wararaga mu byumba by'amasengesho. Ahahise hawe wari ufite amatsinda y'amagurupe wararaga mujya gusenga ubwiriza. Ahahise hawe tukubona mu matorero runaka uri ubwiriza ubutumwa, tushyize muri itorero rya Eberi Kacyiru wabwirizaga ubutumwa. Ahahise hawe hari amatorero wabwirizagamo, ariko aho uyu munsi uri ariko ni amatorero y'abandi wabaga ubwirizamo. Ariko aho uyu munsi uri ni ah'iki kirere cy'imyuka ubwiriza kuri YouTube. Nabwo ntubwiriza kuko ntabwo ubwiriza, ahubwo utanga, uraza ukavuga, sibyo? Uraza ukavuga, hakaba n'ahandi bagutumiye. Ahahise hawe hari heza. Ahahise he reka mpamwibutse ngo ndatahibuka. Ahahise he
yarahanuraga ntabwo muzi ko uyu muntu yahanuraga ahahise he yanywaga fanta ariko uyu munsi siwe John werekanaga afungura champagne kuri podium ya anniversaire y'inzoga ya champagne n'inzoga siko bavuze hano niko bavuze ahahise hawe njyewe niho ndi kuko ndacyari mu butayu njya gushaka amavuta haleluya ahahise hawe ndaza nkavuga ngo mvuke Uwiteka Imana mbwiye ahahise hawe ndi mu gitabo cya Paulo yandikiye inzandiko Paulo yandikiye Timote ndacyahugura ngatesha ahahise hawe hibuke hubu kuko uzi ko aho uri uyu munsi washubijwe ariko ntabwo uzi ko aho kuko urimo imyuka ibiri urimo ibirere bibiri hari ikirere cya mbere wakoreyemo Imana izakibuka hari ikirere cy'uyu munsi cy'izindi mbaraga winjiyemo rero kumbwira ngo tuziranye mu kirere cy'umwuka hagara duhangane mu kirere cy'umwuka mu kirere cy'umwuka ntundusha gusenga umwanya munini n'abakunzi banjye turasenga wibuke ko mfite n'abavuga ko uganira nabo ugasoza udasenganye nawe ngo iyo muri muganira ngo ntusoze usenganye nawe rero ibyo ngibyo ni ibyo ahahise hawe hari heza ndahari kandi koko singutera amabuye nakamuraje mu gakata tiyemereye ko yari ari mu birutsi yego ariko ahahise narindi ni igihuzi nawe ubwawe wajyaga zahehe ugasenga ariko aho uyu munsi ntago ndahagera ntago izo ntege nke kavuga kuzimurenganyiriza iziheze izo ntege nke wenda oya ntabwo ari nta ntege nke murenganyiriza ahubwo icyo avuga ni ibyerekeranye bwo gusenya kandi namweretse yuko ntabikora ntabwo nabikora sinabikora muvandimwe urugo ruravuna ariko nanone ujye wibuka ko n'umuntu n'uyu ugiye gushaka akaza nawe araje kandi nawe uravunika ndabizi ko uvunika ariko nuriya nawe ahavuye nawe havunitse sibyo buriya hari ibintu byinshi tuvuna urugo ruravuna kikwereka ko runavuna ururebera damu iyo ugiye gusezerana ibyangombwa bagusaba byonyine akanakoreka nkamwibutsa wibuka ko rwose wibuka nta kusenyera ntavuga nabi urugo ruravuna shaho ugiye gusezerana bagutuma ibyangombwa pasiteri akagutuma ibyangombwa akaguha amezi 6 akakubwira ngo genda uzane iki nge nkanjye banshishije he genda uca muri kwa patriyaje gusinyire genda utubwire ntuzi umuryango ubamo daza genda uzane rekomandasiyo y'umushumba wawe rekomandasiyo y'umushumba arayimpereza ariko nyawe n'ubu aracyari umushumba wawe biramvuna genda mugire nitujya kubasezeranya muratanga amafaranga ya konsiyo nimukererwa tuzayagumana n'ibintu byinshi ariko kikwereka ko urwo rugo wemera kubitanga kuko ni mu muryango kavunika ukemera rimwe na bamwe bavuga ngo abashumba bubu nabo ariko biranasanze ariko kuri iyo utavunikiye mu itorero ryawe ngo bagusezeranye akeshi ntabwo umenya imvune y'umushumba usanga abantu benshi bigumura ndagiye ariko urugo rwasezeranyijwe muri sare nta mvune rurimo ni ukunyishyura amadolari 100 ngaha narangiza nkagira gute nkagukorera certificate nkayisohora nkaguhereza urwo ntabwo ruvunanye sibyo rero niyo mpamvu muvandimwe ndi nkubwira ni kubaka biravuna biragoye ndacyari mu bihe byo gucamo turacyarwana n'umuhamagaro turacyarwana n'itorero umugabo njye n'umupasitoro wowe ufite umugabo bafite amafaranga nta kibazo ariko turacyari aho ngaho ariko ntabwo sinzi aho wowe ugeze ariko ubaye kuhagera ni byiza n'ibyo ufite ni byiza ko najya mbwira abafana bawe ko rwuyange ni ariko ushobora kuba inzobe ukabyara igikara sibyo ukabyara igikara njyewe izi mvi n'izanjye ni dekorasiyo y'umutwe wanjye nshatse mu gitondo ariko shaka mu meka plante rwose mu me gift ya plante reka mbwira abantu bari Canada bari muri Amerika bari i Burayi mfite inshuti zanjye zizaza vuba mu kintu uzibuka uzanzaniye plante nzajya nijoro nabonye aribyo gisirimu nicyo gisirimu nanjye plante ndayishaka
kwitukuzaho sinabikora kuko nitinyira igiheri ibindi bintu byanzaho ariko sibyo kuko sinabishobora amavuta yo ku manywa aya nijoro sinabishobora ibyo byantakariza umwanya wo kujya amasengesho byo guhora amasa ariko plante muyimbi mume plante nanjye nyambare nanjye nka jombemo bareke kuvuga gucyuye plante Jeannette nayambaye Jeannette nayambaye na kera icyo ni ikintu kitagira nambara amahoro reka nsubiza kandi kanshoze reka nkarangize nkarangize hari namamarize umudamu umwe mwiza nkunda bayita ngo iki Berwa fashion Berwa fashion yarambwiye ngo uzaze nkwambike ujye unyamamariza nanjye ndamwambara ntabwo ataranyambika nambara umwenda umugabo yanguriye kuko aba yawishimiye wambara kuko arankunda ndamwamamarije hari ikibazo se kubera ko uyu mwenda umugabo aragenda agapagasa kabiri ibyuya akangurira umwenda yangiza natambuka akambwira ngo uraberewe mbere yuko wowe muri comment umbwira ngo ndaberewe aba yambwiye ko naberewe kandi nzi neza ko nawe umugabo wawe muri kumwe arishima kugira kuberewe rero twe kureba ku bafana ahubwo turebe icyo umugabo yakubwiye hari ijambo rimwe yigeze guhagarara avuga ati ndashima Imana arira hati ubu mfite umugabo sigirara kuri pe narabyumvise kurara wenyine birakanyagwa hari umuntu wigeze kuvuga aravuga ngo arafite ikivuga aravuga ngo nitwa Sekura Binoge mubiri wa Rutsinga utsirika imbeho mu rucerera imbeho mu rucerera udawarigeze umugabo ntawe ufite nukurira kapfa urumva mwese abapfakazi Imana bahabagamo rero nukuri icyo cyo nukuba uyu munsi ahubwo wagombye kuzuka avuga uti umugabo wanjye yishimiye uwundi sibyo ariko nshatse amabinga nahekenya shikarete nayihekenya nkabyibuha amatama sibyo ariko muri iyi minsi natangiye no kubyibuha ngiye kujya muri siporo nkunda siporo nkora cyane najyaga nkina umupira ariko sinyibishobora ariko nkunda siporo yo gutwara igare nako mukamenye ko ntwara igare sibyo nkunda siporo yo gutwara igare nkunda kujya muri gym nkakora siporo rero iyi tayi n'uruhu rwanjye nirwo ruhagije kandi ikindi nakwitera parefa ntayitera ko sinuka ntago nuka igikara ntago mongera umubiri wanjye uri naturel mama yambyaye arirabura data arirabura ushatse cyaguze ushaka umuti w'inzobe wazi wacu nta nzobe tugira nta niyo uzabona ariko aho nashatse ni inzobe baramvangiye narabyaye genda cyafite bato rero sindashingiza kandi ndabakunda ariko ni byiza ko twiha agaciro nk'abakozi b'Imana ibitutsi ntabwo uba wari wakizwa ariko nubwo utarakizwa n'umujinya amujinya urababaza kandi koko baraduteranyije kuko bakaza akantu kadafite ahantu gahuriye n'ibindi sibyo ari utuntu ari ubushize bigeze gukata ka video araza ajya kuri cana imwe aramvugira njye nta muvugizi ngira aramvugira ndasaba imbabazi ndagusaba imbabazi ndabusabira imbabazi abashumba ngo nisabaga bimwe ubundi abantu b'indariko bakujya inyuma bataguhugura abo bafana bawe ngabonamo amazina y'abagabo batagugura nibo bariya navuze kandi imbwa ntago ari zizimoka kuko nabonye izimoka ari nziza kuko zirinda urugo ushobora kuvuga ko abamujya inyuma batamuhugura arizo kuko mfite itungo rindindi rimwe ryitwa Bobby iyo iturindira urugo ariko ica bugufi imenya shebuja ki muri metero 100 urayikubaka ikagira ariko uzi umuntu uza akaza tukana uzi icyo bitavuga uzi yo bavuze ngo bakoze hasi imbwa iraguhagurukira kuko yagurukira shebuja ikarwana bivuga rero ngo kuza kuvuga ngo ndareka nkuvuganire ngo rwose ngo mu byukuri ngo reka musabire wasabiraga imbabazi handi nuko nakoze hasi nikigwereka ko washatse kera yego rambo kuva kera. Yes, ikaze kuri mwese abadukunda abadukurikira tubashimire kandi tubahe ikaze mu biganiro byacu. Ni Inzobe TV, niba ukurikiye ikiganiro aho gikurikiye hose searchinga muri YouTube channel yawe wandike Inzobe TV ubundi ukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi
ku munsi twongeye kugira umugisha wo kubana n'umubyeyi wacu Pastor Fanny. Pastor umeze neza? Ndashima Imana. Ni amahoro? Yego. Twicaye muri ofisi Imana yaguhaye. Ni iki wavuga kuri ofisi Imana yaguhaye by'umwihariko wenda ntangire gutyo? Urakoze. Ofisi ni Imana yampaye. Ofisi ni ya Getsimani Foundation ndetse na Getsimani Nursery School. Bimwe muri ibyo dukoreramo ko dufite na Getsimani Church ariko yirafunze kuko izindi zose zifunze. Ariko uyu munsi nk'ibikorwa dukora tumaze igihe dukora, dufite foundation yanditse kandi dukoramo iyi ofisi yayo. Rero dufite ibikorwa byinshi n'abo dukorana muri iyi ofisi. Rimwe na rimwe munkoresha ibiganiro musanze muri ofisi akaba ari umusanga gukoresha amakosa ngo wenda bavuga ngo ari n'igihe yo tugomba kwakira ababyeyi nk'uko ishuri rikora. Nahoze kugira ngo n'icyangombwa cy'ishuri cyo yako urabizi ishuri ry'urarizi naryo ryakomotse muri ibi bikorwa dukora byo gufasha ry'abana bo mu muhanda, abana bagiye bavuka mu buryo nkunda kwita ngo ni uburyo bw'urukundo. Umukobwa n'inkumi bahura barangiza bagakundana hakavamo umwana. Uyu mwana rero iyo habayeho ko hari undi mubyeyi, mama cyane hari igihe umusore n'inkumi bakundana bagakora ibyaha hakavamo umwana. Uwo mwana rimwe na rimwe ugasanga biragora ko uyu musore aba ataritegura kuba yakubaka. Yabwira umukobwa, yamubwira ati ndatwite, undi ati uvuga uvuye aho ngaho. Icyo gihe rero twarebeye hamwe nk'umuhamagaro dufite, dusanga itorero icyo rimaze ni uko ryakira abantu mu muryango rikabitaho. Turangije turabwira aba bana dushobora kubafata tukabashakira aho bari. Anyway, koreraho twari dusanzwe dusengera, tubona nta mpamvu hari ibikorwa, turafatanya ibikorwa na leta, tukavuga tuti twakorera aha ngaha mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo, akagari ka Gasagara. Iyo niyo address y'abana. Urumva rero dufite ibyiciro bigeze muri bitatu, dufite nasare, dufite middle na top. Tumaze kujyana muri primaire inshuro enye bajya muri primaire kandi batsindira ku manota yo hejuru, bazi Icyongereza n'Igifaransa. Ahubwo tugira ikibazo kuko bashobora kujya mu mashuri ya leta rimwe na rimwe bikagongana, kubera ko hari igihe rimwe na rimwe usanga bigora wa mwana afite uko yamenyereye kwiga. Cya kabiri tukabaremera ibyo barya, amafunguro, tukabikora mu rukundo. Tubikora mu rukundo. Rero tujya dushimira umurenge wacu ko ari igihe ugira ukaduha amata, serivisi zose dukenera turazibona kandi nta kibazo. Urumva rero nicyo iyi ofisi ntabwo ari agatuti, ariko kubera ko tugomba gukora ku manywa na nijoro, ariko tugasigaza n'itabaza rya nijoro. Tugomba gukora tugasigaza itabaza rya nijoro bandi muri ibyo, kuko nganwa n'abantu bagiye batandukanye. Urumva rero bikaba ngombwa ko ntakorera ibiganiro bitewe n'uko muba mwasanze. Rero ndashima Imana ko Imana yari yarayivuzeho mbere y'igihe kugira ngo tubone uko twegeranya ibikorwa. Ntabwo ushobora kugira foundation utagira biro. Yego, nta nubwo bibaho. Urakoze cyane. Yego, niyo mpamvu iyo mwahisemo nuko mwayigira office. Oya, ni n'itegeko mu mategeko. Ntabwo ushobora kuba wakora ibikorwa runaka bya foundation cyangwa se ministeri udafite office. Ntabwo bibaho. Kuko mu bimwe baza kureba babanza kureba office. Amadosiye se bayabona gute kandi udafite office? Birumvikana. Tugiye kuganira ariko ahanini mvuga uburyo izina Pastor Fanny amaze iminsi mbona utuvideo twinshi ku mbuga nkoranyambaga, izina rigarukamo Pastor Fanny. Iryo zina nta bundi buryo ryavugwaga n'uwitwa Pastor Mutesi ku kiganiro yakoze. Nyuma y'uko ukoze ikiganiro, ndabyibuka n'igihe twagikoranye, utanga inama cyangwa se usobanura ibintu bitewe n'uburyo abantu bari bagufashe, bivuga ko n'ubundi abantu bamwe na bamwe bari bakwandikiye. Nyuma y'aho tubona ikiganiro cya Pastor Mutesi, ariko by'umwihariko akugarukaho bimeze nk'aho
akwataka, byanteye kwibaza, ndavuga nti wenda umunsi umwe ningira amahirwe ndetse n'umugisha kongera kukubona wenda nzakubaza Pasiteri Mutesi mupfa iki? abantu ko bapfa ikintu kubera ko wenda badikanyije imbibe. Icya mbere cyo iriya nkuru twarayikoze, urakoze cyane, kandi ndizera ko ndasaba abantu bari budukurikire bakuri iki kiganiro bacyumve neza. Hari umuntu wavuze ngo nkunda kuvuga ndi seriyeze, nibyo, kuko singira ibigare, hari ibintu ngira uko ngenda nuko mpamagarwa. Iriya nkuru ndakeka ari twe turi mu bantu bajya babanza gukora, twayikozeho. Ngira ngo n'aka kariya kavidewo bagakase kuruza ku mpanuro. Mu by'ukuri gukurikiye ikiganiro uko nagikoze, ntabwo nakoze ikiganiro kibi, nta n'ahantu navuze nabi Mutesi, ntabwo nigeze muvuga nabi, kandi sinakora ibyo koze uko mfite uburere. Icya mbere, inshuro nyinshi nagiye nkora ibiganiro bigenda cyane cyane ku muryango. Hari abankurikiye b'abapfakazi, abankurikiye b'imfubyi, hari abankurikiye b'abadivoruse, kandi tubanye neza, tuganira, tugahuza inama. Ngenda umushumba ushinzwe itorero, ufite itora atari ibingibi byo ku mbuga nkoranyambaga. Nanjye ndi mu bafungiye nk'abandi bose bafungiye, dutegereje icyo leta izakora nk'uko ibiteganya, kandi leta ni umubyeyi, ni igihugu niwe dukorera. Rero kuba jyewe mu bikorwa nkora nabikoze, ntabwo nabikoze kubwo nkeneye gukora ubuvugizi cyangwa gukora ibindi. Ari nayo mpamvu ntajya ngira amagurupe ngo mvuge ngo dore gurupe mutangiriye umufasha uyu. Nta na nimero zanjye njya ntanga, ntazo njya ntanga. Ushobora kuba umuntu yakwandika ko ati uyu muntu uko dushaka kumufasha ukamufasha. Akenshi rero kubera ko ibyo dukora nkoresha amaboko yanjye, nkaterura ibyo njyanye, nuntumye ndamutumikira, nkagaruka. Impamvu mbikora umutima ukunze, kandi ndi mu buzima buciriritse bugufiya kubw'umuhamagaro, kandi ariyo mpamvu nduyu. Ntiwanyihutisha mu ntambwe yawe ngo bigende, kuko ngenda gahoro. Icya kabiri, ndi mugufi, ntabwo ndi muremure. Ngiye niruhuta rero nakwitura hasi. Icya gatatu, ngira ibiro bike. Ibyo biro bike rero bimfasha gusigasira ibiro byanjye. Umuntu wese agira uko ahamagarwa n'uko agenda. Nagiyeyo nkora inkuru, nanjye mpamagarwa ndavuga, ariko nsaba abantu, wenda benshi bagiye bacukumbura, njyewe mfite abakristo n'intama, ntabwo ngira abafana. Niyo mpuye n'umuntu akambwira ati njye ndi umuntu, hari ahantu nigeze kuba ngeze muri Kayonza, parika ahantu kuri sitasiyo, umuntu umwe arambwira ngo ndi umufana, ndamubwira no, ntabwo uri umufana, njye ntabwo ngira abafana, ngira abakristo. Abakristo kuko ndi umushumba, umukristo yagira ukuntu abemeze n'indangagaciro ye. Ariko abafana, burya abafana bisiga amarangi, bakarwanirira ekipe, yatsinda barahangana. Nicyo kiranga abafana. Mu by'ukuri nanjye ubwanjye ntabwo nabyemeraga. Navuga se ngira ngo twaranabiganiriye, ntabwo byashoboka ko pasiteri cyane cyane shyiraho aka kazina, ntabwo byashoboka ko yakora iki kintu, kubera ko azi ubusobanuro bwa sheke. Rero kuba agiye naratangije ikiganiro ndiho nibaza ko mwese mwibazaga. Hari ijambo akantu bakase baravuga ngo kuki ababaza bariya bana. Ijambo yego, kuko ako niko kantu kaje, kandi jyewe nigereye kuri tere, sibyo? Nigera kuri tere, njyana ibyanjye, biranarangirira aho ngaho, nzi ko byanarangiye, nikorera ibindi. Ariko ngaruka, we urumva we yaragiye yongera asubirayo inshuro nyinshi. Ni byiza pe, ni byiza kubikora. Njyewe nanabivuze nabo si ibintu biba byashoboka. Ariko rero bazana akantu runaka kavuga ko navuze ngo uwarijije ababyeyi, cyangwa se ngo urize ababyeyi abagore b'abandi bagabo benshi ntabwo yabura kuriza imfubyi. Ako niko kantu bazanye. Ariko nkunda ukuri kuraryana, kuri kuraryana, kuko
niba ugaza kandi nawe nabonye yaraje ababara ati nasezeye n'umugabo wa mbere ati abagabo nshinja rero asize n'umugabo wa mbere sezerana n'umugabo wa kabiri uwa gatatu n'uwo tubana ni byiza pe wo mubana arahari simuzi yumva umuvuga mubona ahangaha uw'abandi kuba uri mu rugo nta n'impamvu ugira ngo nigeze kuburana n'abantu bari bavuga ngo yaratandukanye ndavuga numva nta mpamvu hari n'umuntu wigeze n'umunyamakuru wigeze kuza arambwira ngo vuga kuri inkuru ko yatandukanye ntabyo navuga ko ntabyo nzi kuko hari ibintu bigiye ntinjiramo ariko kuko afite abafana ntabwo ajya yemera kumva icyo umuntu yambwiye umuntu yamubwiye umuntu umwe yarambwiye ati ese wamuhamagaye ndavuga ntabwo namuhamagaye kuko ntiyananyitaba waramuhamagara yamwitabye noneho iyo nkuru urumva icyo kintu nakibazaho nkumva atagikora ndavuga ntabwo yagikora bitewe n'uko azi amategeko ya sheke kubyorogota biriya bintu mba ntiyabikora ndabivuga ariko abo icyo wari umbajije mbere y'uko ufata ijambo ryanjye ukarisobanura uko ubyumva wakagombye kubanza ukamenya kuko nawe akorera kuzi imbuga nkoranyambaga yagombye akamenya umunyamakuru amubajije ati mpamvu mbivuga ni uko uwamubajije icyo kibazo mu gitondo ikiganiro cyanjye saa 11 yaranyandikiye ngo wumvise ikiganiro nakoranye na Pastor Mutesi nyine nacyumvise wagifashe uti ni bisanzwe iyo mwemerana ngwino nanjye ngusubize yari guhitaza ariko ntago nari kubikora sibyo ntago nari kubikora ariko yese ajya kureba Claude baragikora Claude amugusubiza ibyo ntago yansubije uko yavuze uko abyumva ntago Claude yansubirije nta n'umuntu unsubiriza ahubwo yavuze uko abyumva kura n'umugabo mu by'ukuri ako kantu bakase ntago bigeze batekereza ikigendererwa sheke ntiyabikora yarize nanakavuze ni umuntu usobanutse ntago yakora ako kantu narangije rero ndebye dusesengwe turebye aravuga ati ubaye niko wambajije bibaye byarabaye byo akariza bari abantu bitamwereka kubera iki uko dufite abantu baje hano barire kandi baraje pe nawe ntabahakana abandi rero ntago mbizi nta nyungu mfite yo gusenya ku rugo kwawe kuko njye nshinzwe kubaka imiryango none nshinzwe kubaka imiryango iyi ofisi ihoramo abatawe n'abagabo nkabunga nkabahuza n'abadafite abagabo babataye burundu nabo ndabafasha nkabana nabo nkamubwira komera wikwiruka inyuma y'umugabo wijya gutera nawe ibi nkamufasha nkomora ibikomere nkamukomeza ibindi rero byose byakurikiyeho nabirebaga nk'uko ureba televiziyo ukureba televiziyo ko ukuri kwanjye n'ukwanjye kandi nabo yazanye ukuri kwe rero njye nta kintu mpfa nawe yaravuze ati twakoranye umurimo kera Pastor Mutesi mwakoranye umurimo kera atarahinduka atarayoboka imyuka yayobotse yari umukozi w'Imana mwiza yabwirizaga neza akiri umukozi w'Imana mbere ariko atarayoboka iyi myuka nawe arabizi uyu munsi ntabwo mufata nk'umukozi w'Imana ni uburenganzira ko Imana ni nyinshi Imana ni nyinshi sibyo Imana ni nyinshi kugeza uyu munsi mubona gutyo nkamubona kuko iyo umuntu atinyuka akavuga ngo warampamagaye jewe ubwanyu ufashe telefone yanjye hibamo nimero ye ntabwo ibamo nimero ya Pastor Mutesi ntabwo wigeze umuhamagara mushaka wiki tugende nsabe historique muri MTN ko ngira nimero imwe singira nimero ebyiri singira Tigo Airtel ngira MTN ko nta manyanga y'amatelefone ngira kandi baruye mu mazina yanjye ntabwo wigeze uhamagara Pastor ntabwo ndamuhamagara nawe ubwo arabizi n'umutima yuko ntaramuhamagara ariko kuvuga ngo naramuhamagaye ngo anzamura mu kizuba aranyamamaza we niba ufite kwamamaza ubwo we yansabye kumwamamariza kandi abivuga hano yansabye kumwamamariza ko ateka ariko nsanga agiye ntabwo ariyo domaine yanjye nta n'umuntu njya namamaza sibyo nta muntu njya namamaza nta muntu namamariza wari wabona ari umuntu namamariza yigeze kwamamaza mu mpera z'umwaka kubera ishingiro hano hirya tugura umugati bamamagaye bamagifti yo kunshimira ko mbahahira sibyo namaze umugati wawe ko ntago jewe njya nama ko sinamamaza imyambaro nambara ngura uhwanye n'ubushobozi bwanjye ntawe nikopesha hambara uko numva ariko jewe ntago namamariza umuntu kugira ngo ampe imyenda nambare nge rero kumbwira ngo namwamamariza kereka nagiye muri restaurant ye
nkajya aho yatetse sindatamba ko yatetse babipostinga ni byiza ngiye kuri gake we ntanataha n'amako ni gake rero nagiye muri resitora yatekeyemo afazari nkicara nkarya nayamamaza ariko ngira ngo bose ndi umuntu utajya muri resitora ariko nazo sinaza kuzamamaza rero we yansabye kumwamamariza ariko nsanga ntabwo ari ibyanjye niyo mpamvu ntigeze nongera no kubitindaho no mbifata gutyo nta kindi usibye ko imyuka ihura kandi yarabyivugiye ko ntuye aho ntuye arahabuze kuba Pastor Mutesi yaravuze ko aho utuye ni mu mazirantoki ni mu mwanda ni mu birutsi yaturutsemo kera ava hehe kera ava hehe aho ni ahashize niho wowe utuye ibyo birutsi se ni iki ni bihe ntabwo mbyumva kuko buriya umuntu aruka ibyo yariye bikamugwa nabi ashobora kuruka nshobora kuba nariye avoka nkayivanga n'ubushera nkayivanga n'imyumbati nkayivanga n'ibishyimbo nkayivanga n'ibitoki byagera mu nda bikikoroga nkabisohora hanze icyo gihe nzavuga ko nazize avoka na bya bindi navangavanze rero ntabwo nzi aho avuga hari iki aho yahoze hari iki hari ubusambanyi hari ibinyoma hari ubujura hari iki sibyo ibyo rero umuntu usa nanjye ndumva ntabwo ndi mu birutsi ariko kuba byonyine akanwa kasohora biriya bintu yitwa pastor nta gitangaza njye nabibonye mu buryo avuga agaragaza ko ari ishyari bumufitiye rijyanye n'iki nk'urugero nk'ikintu waba umufite w'ishyari uko wowe uzi iwanjye uranze iyo witegereje ubona ari iki ntabwo mbizi uwo bivuga wenda ariko niba agaragaza ko ari ishyari bumufitiye wenda ko wenda yagusize kuko bavuga ko uri mu hashize he wabona ko yagusize wenda akaba ari ishyari bumufitiye burya umuntu wese agira uko agena avuye ngo umuntu wese agira umuntu hano ku mbuga nkoranyambaga hari umunsi umwe hari umunyamakuru wigeze kumbwira ngo ndashaka gukoresha ikiganiro na Pastor Mutesi mwicaranye ni kera muri za 2021 ndamubwira nti ntago mbikunda kandi koko simbikunda kubera ko nkunda jewe uyu ni weje njyewe uyu ni wejewe nkunda je n'ibitekerezo byanjye ngira ngo namacana ageze kuri 2 yabikoze abwira najya zarajya atanga igitekerezo cye nanjye nanga igitekerezo kubera ko muri kamera ntabwo nkunda ikigare nkunda ibintu bituje sinjya mu tubyiniro sinjya mu nkunda ibintu bituje kandi mfite uko mbaye ishyari rero ahageze numva nta mpamvu nahagere rwose ishyari kereka ko yaje avuga ko yambaye shenete sibyo azavuga ko yambaye baze azavuga ko afite plante ako nanjye sabe ko yavuye n'iki shenete yavuye muri Canada umuntu yamuhayemo gift nanjye mume gift wagira bamuha gift azame nta kibazo nanjye icyo nafite ni plante ariko nanjye abankurikiye muzame ka plante mukanyoherereze nanjye nge nkambara saneza uyu niwo rundi rwo ruhu rwanjye ni natiri ugiyeho ni igikara uko niko ni wacu basa sibyo niko ni wacu basa bose barirabona nta nzobe iwacu tugira sibyo cyakoze aho nashatse ni inzobe rero iyi niyo guyanjye kuba umusatsi narawuhaze nawogosha maze kuwogosha sintera kanta imvi zanjye nizi uyu ni wegi ni wegi rero kandi ari nuko nyine cyakoze nshobora kubona icyo dupfa nuko ari sagazana kagewe sinyene nicyo ubona ko kuko ntabwo ushobora kuza byonyine ntabwo waza utukana ibitutsi usibye abafana bawe bagufana ntabwo waza utukana ibitutsi igihe umusubize niyo babona niturije ntabwo nagusubiza kuko mfite ijisho ngureberamo mfite aho ngurebera wakwiserera ngo ukavuga ngo hashihise hawe ndi mu myanda ndi maze umurebera muki murebera nkawe niwe kandi ikindi baramuhemukiye bamukoresheje agifite ihungabana kubera ko icyambere nkuru yari gisohoka bose bamutuka ngo ni ibihemu none barangije bafata agace bahita bamukoresha bafata agace kandi arandwaye nanjye naso none niba avuga ngo
ndamuhamagara ngo nzamure ubwo se urumva uwo muntu baba baramukoresheje nanabwiye Nepo ni mwamuhemukiye rwose iyo mutahita mumukoresha akabanza agatuza none akabona akaza gusubiza rero ibyo avugira aha bitabereye ububyeyi ibyo nkosora rero kandi mu gihe cy'imperuka sibye ko imyuka akorana nayo ntiyemera guhanwa kandi ikunda kumwamamariza mu bibi niyo mpamvu yaje avuga ngo bamwamamaze ko ateka ntibikunde ariko baza bavuga ngo yatwaye umugabo wundi abantu bose amacana yose agahita ahaguruka akajya kuvuga bavuga amajwi y'ubusambanyi jewe yaba yarazi n'uburyo nanamuvuganiye kuri ariya majwi ntabwo agagombye kuza kuntera amabuye kuko agiye muri video bakoze berekana ko ari ibya Mutesi jewe nabwiye umunyamakuru umwe ndamubwira ngo mpa aya mafo n'iryo video nirebe kuko buriya nembera ibintu bike bya hano mwebwe byanyu kuko mugira prank nyinshi ndangije arayinyoherereza sinuvuye ngo ni runaka sibyo arayimpa bamaze kuyimpa ndayitegereza ndamubwira nti bishobora kuba ijwi rya Mutesi ariko iyi video ntago ari iye kubera urutoke nabonaga ntago rwari rwa Mutesi Mutesi afite intoki ntoya intoki ze ni nziza ariko undi afite urutoki rwavuyeho urwara rumeze nk'umuturage wo mu cyaro utonora ibitoki rero nsanga nabyo ni igisuzuguro cy'umwanzi aje kumusukaho ndanababwira ni ntago ari byiza gufata umuntu nk'uyu w'umubyeyi mumushireho aya majwi sibyo ndayanga yaba yarazi rero ku icyo kintu ariko nsanga wakunda kwamamarira mu bibi rero iki cyo nicyo nshatse kubabwira kwamamarira mu bibi hari imbaraga zimukoresha hari imbaraga zikomeresha hari abantu bazi gusesengura ariko binari mbyiteguye wari ubyiteguye yes kubera iki wari ubyiteguye mpamvu nari mbyiteguye nari maze iminsi nshakisha hari umwuka nashakishaga w'umurangi ko nari maze iminsi senga njye Bugande umuntu utanazi n'ibya social media ambwira ikintu kuko agiyewe narezwe hari ibyo ntavuga arambwira ati uyu muntu yakoze ibintu ibi n'ibi uyu muntu ashakisha inyenyeri yawe uyu muntu araguhiga kandi bikubitana na message nari mfite muri 2025 mbere yuko ndwara iki kibyimba yari ifite ukuntu ihurira n'iyo message kuko rimwe amazina y'umuntu umwe wari urimo waranafunze sibyo ndwara ikibyimba sinapfa izi mbaraga zashatse ni ukuvuga ngo ubundi aza ashaka kuntwara ngo ntangeho igitambo ahubwo yarambuza umuntu wese wakoze mu ntoki ze babagore baba kuri social media barazimye ntawe kivuga bose hafi ya bose unyereke usibye aba bagabo baro bamwipakuro bagiye bagakorana nayo ibiganiro bagasaba bagacinya inkora ariko je nigeze guhura na musaza we hano arambwira ngo nzagusura ati si wanyibutse ndanagushura se wanyibutse yego ndakuzi ati ndashaka uzagusura bita mwerekana dore wanjye ngahariya mwereka inzu mutungira ntagaraza rero kumenya kuba uzaho ntuye nuko wansanze mu kirere ahubwo ndakumanuka wanyohereje imyuka usanga mu kirere uhangana n'imbaraga z'amasengesho maze n'iminsi zirangije zirakwanura uhuguza wasaze kuko nari mbyiteguye ko yavuze ngo uzabona ikimenyetso kuri social media cy'uwo muntu barabiguhanuriye mu Bugande sibyo ibi bintu birenga noneho ibyo kuvuga ku munwa gusa bikinjira no mu mwuka none ko yambeshye ngo namuhamagaye ntari muhamagaye mujye muri nazane nimero ze tujyane n'iyanjye tujye muri MTN nasanga narigeze mama udatinya kumbeshyira ngo naramuhamagaye ntatinye kweshya ngo Stratoni ni umusinzi je naricaranye nawe burya umuntu w'inzoga mwicaranye uramwumva naricaranye nawe naragiyeyo bari bazana inka yagira inka si inka yagira inka yaba Mutesi yaje ryari ntago mbizi ibyo ntago mbizi nubwo mbireba ntago mbireba yaba yarabijyanye atarabijyanye nge nubwo mbireba baba baratanze amafaranga bataratanze bamucishaho ntago bindeba ntabe na gato ntago bindeba
njye ndi kwiberebere kuri icyo bita title sibyo rero kuba bakubaza icyo ugomba gusubiza kuri sheke ukaza untuka ibi bitutsi akanwa ukanyoreza ngo ume muri office nyirimo n'ubundi ndi muri office ntabwo uzigera ivamo office nyivamo kugira ngo office ko ari akazi mfite ko ntacuruza indagara nkaba nacuruza imyenda nkaba nacuruza ibiki aha niho nkorera hanyuma rero nambwira kubwiriza mvuga Yesu mfite agatuti ndakumwiririzaho kuko ndafata agatuti nkavuga ubutumwa ku cyumweru hacaho ubutumwa ndicara nkavuga ubutumwa nkigisha ingingo ku zindi muri ofisi musangayo mukambaza ibintu byinshi uzacungure aho mbwiririza aho mbwiririza wari waza kuwambaza inkuru ntabwo wambazaho inkuru aho mbwiririza kuko ndahafite bivuga ngo umusanzu wo kubaka igihugu ndawukora wo kunga abanyarwanda guhuza abagore nkakora imirimo mu buzima bwose busanzwe buraho ariko kuza nkaza kwiyandarika ndi umubyeyi njyewe narabyaye mfite abana bato baracyari bato abana banjye baracyakeneye kumbaza ubundi hari ibibana umwana yambajije bimbaza mba biranyobeye ariko sinabimusubiza njyewe rero ntago byakoroha ko umwana wanjye yambona bankina amajwi y'ubusambanyi icyo ndakirinda nakwirinda ko baza bavuga ngo baba urabeshya kumbona bavuga ngo urabeshya icyo nacyo iyi sheke nacyo ndakirinda rwose ndakirinda kuza rero utukana biriya bitutsi buriya hari igihe umuntu agutuka wamureba ukabona muhuye yagushishimura yakugera nabi ariko ntacyo mpfa nawe icyo dupfa ni amafuti kandi nanga amafuti unzi azi ko nanga amafuti ntabwo ushobora kuza ngo bimangatanye iki cyo kuvuga ngo naramuhamagaye cyo cyaranyumije usibye ko kuri TikTok yateragaho ka comment nkabona mu kiganiro akoze aravuze ngo urakoze pastor nanjye nkamusubiza urakoze pastor naho ngaho niba nawe abizi sintahamakwe sinjya mu birori sibyo mba mu itsinda ry'abagore b'abapasiteri tugira ibihe byo gusenga tukagira ibihe byo kubana tugahura abo nibo bantu navuga ngo icyo kigare ngira ariko mba mu rugo rwanjye nawabamo neza ni mama pasiteri abamo itsinda bafite abagabo ni abagore bafite abagabo b'abapasiteri abakabiri ni abapasiteri bafite amatorero bashumbye amatorero ubwo rero tuba dufite ibyo dusengera igihugu dusenga iki nawe afite amatsinda abarizwamo ariko aho ngaho ntabwo twahura mu biterane kera mbere hari itera twahuragamo ariko harandenze nta biterane akijyamo kuvuga rero ngo mu mwuka yavuga mu mubiri ho byari kubasaba ariko mu mwuka ndi gukubita ikirere cyawe kikwereka iki kirere ukoreramo kidakorwa n'isoni kitamwara kitihana ikirere cy'abarangi umurangi urabihamije noneho none se sibo baza bakabyivugira ahangaha baraza bakabyivugira kandi tukabimenya urumva kuza mfite umugabo wa mbere njyewe wa kabiri mabuko aranywe nibe nawe disi uramufite njyewe wanjye ntawe ngira jenoside yakorewe abatutsi yaramutwaye data ntawe ngira ariko imva ye nzi aho iri tugiye nakujyanaho imva ya datiri sibyo na mama yarapfuye ariko nawe ngira ngo yaza kugeza uyu munsi rero mama yapfuye arakira inkwano zanjye ndamushimira ko yagiye ariko mu kirere agashinga hagati mutuzi mu kirere cyawe mute aho niho turiho tugonganira muri kugonganira mu kirere ntabwo ndi kugongana nawe mu kirere iki kirere wihaye hano kuri social media iki kirere wazanye iki kirere kitumye usohora amagambo yo kuntuka agiye nta gututse nta nagutuka warabivugiye umugabo wa mbere wa kabiri wa gatatu muri kumwe hari ariko reka nkavuga ariko ningabona no aranyirenza hari abantu baherutse kuhurira ahantu nabo n'umugabo
ngo umugabo akebuka areba umukobwa wari uraho n'amatayi barikanga. Umuntu wese n'ibyo akunda. Kunda njyewe ntabwo style yanjye ntabwo ari iy'amabazi. Ari imyenda ntabwo sinkunda imyenda y'amangazi. Nkunda imyenda iri aho ya sekre ndayikunda ku cyambere. Hari n'abantu batanze. Njye nambara amapantaro. Abo inshuro nyinshi tuzahura ubona nambaye ipantaro. Njye nambara ijipo ndende n'ingufi. Ndanazambara. Sibyo? Ariko uyu munsi umbajije ikintu nihanye. Byo nambaraga mini, nkambara n'ikabutura. Njye urabyihanye? Nayo ntanyambara n'umusatsi ntawo ngifite. Kubera iki? Kuko muri gihe numvise atari ngombwa kubikora bitewe n'imyaka nari mfite. Icyo gihe yari imyaka nari mfite n'abapasiteri twakoranaga mu kera bavuga ngo umupasiteri w'umujene kandi akoraga abagabo bakuze, apasiteri w'umujene wambara akajipo. Mfite umushumba wanjye wambyaje ubutumwa wanambatije n'ubu aracyankurikira kandi arankurikirana. Kandi ndi umunyarwandakazi warezwe. Ari amagambo navuga. Rero icyo nshatse kuvuga nta kintu dupfa. Icyo dupfa ni iki kirere yinjiyemo kiza gusebya ababyeyi yarabyaye. Abana banjye ntago bakwicuza kuko bari proud y'uko ndi mama wabo. Ko sindaza ngo banzanire amajwi yibi. Nakora amakosa nk'abandi, nagira gute, ariko hari ibyo nta. Hari urwego. Simuruta, nta nubwo naza kuvuga ubwiza bwe. Umuntu wese afite ibyo akunda. Ariyo plante ntago giye nyikunda. Ariko avuga ko umwibutsa amateka ibyo yanyuzemo. Ari giye bimwibutsa se? Yatazanira ya sheke ninde uri kubyibuka. None niba uriya mugabo azarira n'abana baza barira. Niki kimwereka cyemeza ko uyu muntu yahindutse? Ubundi yavuye he, yagiye he? Okay. Wibuke ko icyo uvuze umuntu abari bunagusubiza uko dufite amaso. Ni ukuvuga ngo iyo werekana ngo narimutse, nje nambaye shenete, nje nambaye ikanzu nziza, wimutse mu ncabari wambaraga mu myenda yoroheje no kuba utarashyiragaho makufi, utaranadefirizaga, ariko uyu munsi usigaye bisobanutse. Kera wari igikara nkanjye, ubu usigaye uri inzobe. Muri make aritukuje? Neza nabizi, nabarabizi ko yiraburaga rwose. Muri make aritukuje? Noneho hashize tuziranye mugare baba bavuze ngo nyamara ikigaragara ko baze tuzanye yirabura. Muziranye mutese ari igikara? Igikara. Yaritukuje? Ibyo niwo bivuze. Wenda abantu b'ikigero sigatera ko utatwa makeup. Ariko arabizi ko yari igikara. Rero icyo gihe kuba nanjye nagiye gushaka amavuta nkisiga, nayisiga. Ariko amavuta nisiga ni ibikoto. Nibyo ntabwo ari uko ari bibi. Ariko nibyo bigize gute, nibyo nshaka. Nibyo nshaka. Kandi nta gihe rifite ku ruhu. Sinarya ideni ngo nuko ntabonye amavuta ngo mpangayike. Mu bimpangayikije ntabwo mpangayikishwa n'amavuta. Ntabwo warya n'iby'abana? Sibyo. Ijambo ry'Imana ngo naba nashakaga yanaryaga inyama, ibimasa by'ibirarashyamba n'ibyanjye. Si uko mfite byinshi, ntabyo mfite ntabwo najya muri competition nawe. Oya, afite na byinshi kundusha. Ariko nagira ngo mbabwire, hari uwavuze ngo aragukomye ntuzongera kuvuga, ahubwo niba utazongera kuvuga. Kuko biragoye ko yagaruka. Jyewe hano ubundi ndi muri office, nzakomeza mvuge, hari n'ibyo nzavuga. Dufite website, ushobora kuri website yacu, tutaza kubashiraho, tubapiningira akarinuza kako, baka link baze kwinjira muri website, bamenye ese ibikorwa dukora ni ibihe. Rero kuri YouTube ni ahantu Imana yampaye kugira ngo mvuge ubutumwa bwiza kandi nanahugure. Kuko Pawulo yabwiye Timoteyo ngo uhugura utisha. Ikibazo rero hakiza n'uko guhugura no gutesha. Nase nzareka kuvuga Bibiliya ikivuga? Bibiliya ivuga iki? Mu bihe by'imperuka abantu baziguriza abigisha bahwanye n'irari ryabo. Mugiye kubivuga ugakomeretsa abantu? Gute nkomeretsa ko mbwiriza ijambo ry'Imana? Mbwiriza, hari igihe perezida ajya akunda kuvuga imbwirwaruhame, yayivuga ugasanga
abarwanya ubutegetsi barahagurutse barashikoye bashuze bateye amatako baturavuga bagahita bazikura n'akari mururu noneho kubera ko yatanze imbaraga kugira ngo iki gihugu kibone kibohore kandi Imana imuha umugisha njye nkanjye mfite amashimwe kuko yadatanga imbaraga ze ntabwo mba ndi muri iki gihugu cy'u Rwanda sibyo njye rero mfite imbaraga mfite umukoro munini cyane wo kugisengera kuko nakije muri gishaka sibyo ariko baba bamusakuriza ntago ajya acika intege kuko yavuze ukuri tugira perezida uvuga ukuri ari no mpamvu yavuze ijambo aravuga ngo abantu babiri bananirwa kubana bate abantu babiri bananirwa kubana bate akatukibutsa niki gituma uwa mbere mutabanye n'uwa kabiri ntimubane reka tugarukiraho sibyo kuko ubwo baravuga batatu ngo abagabo mushinje njye nta bagabo mushinje kuko simbazi ntabwo njye mvuga umubare we njye nshubije mpaho mpamvu mvuze ngo uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu simuvuge nuko babana nubwo ejo bundi hari umuntu wamamagaye uri mu Bufaransa akambwira ati njyewe nasezeranye nawe muri online nakunda kuvuga ngo ibyo ntabwo muri agaciro kubera ko ntabwo mwagize uko baguhamagara nanjye bitabamamagara nanabwira abantu bakunze banjye baza bambwira ngo pole nta wapfuye iyi ni showbiz yaramaze iminsi ashaka kugaruka bidakunda cya kabiri YouTube nayo nyiriho njyewe ntari imbata ya cana iyo ariyo yose kuko nujya gukosha umukobwa wawe ugatumira abaramu bawe na sobukwe nubwo babanye neza warangiza ukavuga ngo twaje gukosha nyina w'umukobwa sobukwe baramuba wowe wakiriye inkwano ko tubone wigeze udukwera mukecuru bwaba ari mukecuru arakobwa arambwira ati nari nzi ko mbana n'abantu atari kuhuguye uri muto rero ntago abantu dukunda ukuri icyo ntago nakivuga nkagihagararaho ariko niwifuza n'abasore ndavuga niwifuza gushaka umugore w'umuntu uzagera mu rugo ubinganzwa agugaburire akugurire boxer rimwe uzabura kwambika isutiye nawe n'ibyanga usigare mu rugo umese amakariso y'umugore umese n'isutiye kuko nta kintu akubonamo niko abagore duteye rero icyo ngicyo nicyo navuze abantu baracara ariko ako nashobora kukavuga impamvu yacyo kandi niyo mpamvu leta irirwa ifata inkeragutabara na daso zirwa ziruka inyuma y'abagabo bateye amada badatanga indezo ariko niba utanga indezo niba uri n'umusore watenda umukobwa ukaba umuha amata ugira ngo nturi umugabo rero wa mwana w'umusore ushobora kuba uri umugabo kuruta umugabo w'ubwanwa ubwo wirwa utera amada kwa ngo mugere muzikuremo wirwa uva mu rugo ujya mu rundi ngo mukecuru ntago akishyushya ngo arashaje dushobora gushakana dukennye ariko tuhaje ingo ziro zisenyuka muri iyi minsi niza bifite rero maze kubona ko atabona amafaranga yo kukugurira amavuta uramuta abagabo bafite agahinda muri iyi minsi gaterwa natwe abagore kubera ko turajya gute turifuza ibintu byinshi bigatuma abagabo baduta barawukana utaha nzababwira ukuntu abagabo bahukana murakoze turabashimiye cyane ibiganiro byacu nagaruka